Turatsinze Bright munyemerere twumva ikiganiro kazi ni kazi. N'ikiganiro kazi ni kazi kuri mikoro ngewe ni P7. Hanyuma rero twerekeje mu murenge wa Remera, aha ni mu karere ka Gasabo, turi ruguru yo ku cyapa cyo kwa Rwahama neza niba abahazi muhabona, bwo ntekereje ko muhise mubona aho turi ahantu hari umukobwa mu by'ukuri ari kudoda imyenda ya made in Rwanda. N'umurimo yihangiye cyangwa se nakazi yihangiye ko gukora iyi myenda ya made in Rwanda. Umurebye cyari muto ntagakuze cyane ariko yihangiye akazi. Reka rero turebe aka kazi ko gukora imyenda ya made in Rwanda, uburyo yagatangiye, uburyo kamuha amafaranga ndetse naho kamugejeje. Ni nkundi wese ushaka guhanga akazi muri ibi bintu. Abantu benshi bagiye batekereza ko kudoda cyane cyane imyenda made in Rwanda nta mafaranga arimo, ariko kandi ikigaragara nuko byo nabonye hano nuko ari ahantu hari imyenda myinshi amaze gukora imuha amafaranga kandi agatera imbere. Reka rero tudatinze tumuhe umwanya hanyuma tubwire uburyo ibi bintu abikora ndetse naho bimugejeje. Nitwa Uwase Asumta, nkorera hano Remera kwa Rwahama, mpagarariye Urugero Fashions. Dukora imyenda ya made in Rwanda, no kuvuga ngo twege dukora imyenda igurishwa no ku makomande yose imyenda ushaka ko bayibona. Nabanje cyambere na mbere kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka ngende nihangira umurimo. Icya kabiri nshaka igishoro gake abavandimwe baramfasha pakangura akamashini ka mbere ngenda nera imbere gutyo. Ahereye ku mashini imwe gake mukire yagurira amafaranga nka savinga nkagura indi mashini. Mbona ndangije kwiga, maze kwiga ndavuga ni nago nzagumanze ndi umushomeri, reka ngende nihangira umurimo mbe nkora wenda nanjye ndeye ko nakiteza imbere. Mu by'ukuri ni benshi barangiza kwiga akavuga ati nyine ndashaka akazi ariko bikarangira akabuze. Wewe waravuze uti rero ntago ndi bujye gusabiriza, ntago ndi bujye mu bindi, ahubwo ndihangira akazi ko kudoda imyenda ya made in Rwanda. Mbere na mbere ikintu nize cyari ibijyanye n'ubutetsi. Maze kwiga ibijyanye n'ubutetsi nkajya mbona kujya guhiga akazi mu mahoteli biragoye, ndavuga ni reka ngende niga ubudozi ndebe nimba nabonamo akazi kanjye nakora nikorera ku buryo nakihangira umurimo nanjye. Kuki utagiye gushinga restaurant ku giti cyawe? Iyo umuntu yize guteka nyine ubwo nicyo kintu mise nibaza. Nukuvuga ngo no guteka nabyo ni bimwe mu bintu nkunda, ariko imyenda ureba nk'imyenda abantu benshi bakeneye kwambara, abantu benshi bakeneye kuba barimba. Nk'umuntu ugiye mu birori, ntatekereza umuntu agiye mu birori yagenda yambaye iki, paka nkavuga ni wenda namwambika gutya na gutya kugira ngo agende arimbye. Niho ngo igitekerezo cyavuye, ndavuga neka ngende kwiga ubudozi kugira ngo nanjye nzabashe kugira umuntu mbe nakwambika, umuntu akambara imyenda nakoze. Vuga niga guteka nabwo nabyize mbikunze, ariko nkajya mvuga ni uko byamera kose nzakora muri hoteli. Imaze kwishyiramo ibyo byo gukora muri hoteli, ndangije kwiga baduhaye za certificate, turavuga duti reka tujye kwishaka uburyo twegeranya dukore turi nka koperative. Dusanga birahombya cyane, bamwe bakanga kwishyira amafaranga kandi twese twarafashe imyenda ku bantu. Ndavuga nayo kugira ngo njye kwiteranya n'abantu, reka ngende nishingire ibyanjye bizatuma niteza imbere. Niko kujya mu budozi rero. Kudoda mbere bigitangira byasaga nkaho biciriritse, abantu bakavuga ati uriya yabuze icyo akora, agiye kwiga yipfumura intoki. Nangije ndavuga neka ngende ndebe ngerageze wenda ntawamenya. Ariko ubu ngubu ubudozi buriho butandukanye n'ubwa kera, kuko ubudozi bwa kera abantu bumvaga ko ari ukwipfumura intoki, ariko ubu ngubu turi kudoda kijyambere rwose. Nabyize amezi 6, maze kubyiga amezi 6 hari umuvandimwe nawe ubikora ampugura nk'umwaka mba ndabimenye neza. Natangiye kwihigira rero nshaka akazi kanjye nikorera. Ugeze neza kuvuga uti mba ntangiye nanjye kwihigira, umuhigo w'ifaranga ubwo buratangiye. Reka rero turebe, kumenya kudoda ni kimwe no kubitangira ukabiha umurongo bigahama nkuko dusanze ari ibintu bifatika biri kuguha amafaranga, ni ikindi. Mu gutangira ni ukuvuga ngo abavandimwe nabitabaje ndababwira ni ngewe mfite umushinga runaka w'ubudozi, icy'ingenzi ni uko ngewe mpari nka nyiri bwite. Nabo bahise batangira kuma support yabo, ubonye 100 karima, ubonye 50 kabima, ubonye 100 kabima, cyaka uburyo nkodesha inzu, maze kodesha inzu ngura n'indi mashini, ntangira business gutyo. Nagiye mbishyura gake ubu ngubu meze neza nta kibazo. Ubu warangije kubishyura nicyo bivuga? Yego. Hanyuma rero gutangira ku mafaranga y'abandi, wagiyemo wumva mu by'ukuri ufite
icyizere cy'uko ayo mafaranga uzayabishyura ukurikije n'ukuntu watekerezaga umwuga wo kudoda? Nkurikije ko nari mbizi kandi mbyizeye, naravuze neka njyewe ngende ngerageze, ntawamenya bizamira wenda noneho mbishyiramo ubushake bwose, nkajya nzinduka nkarara igicuku bakabimpiriye uko ndi ubu ngubu ndumva nshima Imana. Kuvuga ngo ko njyewe nari mfite intumbero yo kuzakora uruganda, natangiriye ku mashini, zino mashini zo mu nganda. Abavandimwe bagiye bamasapoti, naravuze nireka ngure igikoresho nkeneye, nazagura imashini ntakeneye bikazansaba kongera kugura indi nanone mugenzi abanyikeneye. Navuze neka nihangane kuko imashini zo mu nganda zihenda, ngewe ngerageze gushaka udufaranga ngure imashini ifatika. Noneho muri uko kwihangana ngira amahirwe birankundira, nkomeza gutyo. Izindi kuru zagiye ziza rero, ngewe ikintu nakoze ni ukubahiriza gahunda z'abakiriya. Umukiriya umwubahirije gahunda buracyaka kuzanira undi, bugacyaka kuzanira undi. Ngewe navuze neka niyemeze kujya nubahiriza gahunda z'abakiriya, bazaza banzanira abandi bakiriya. Nuko nko igishoro cyagiye gikura. Ubwo n'abakiriya nyine wadoderaga iyi myenda ya made in Rwanda. Tumenye ko watangije imashini imwe, kandi imashini imwe urandi wavuze yo mu ruganda. Iyi mashini wavuze ati iranahenda. Wowe waruhereye ku mashini ihenze, kandi uhera ku mafaranga nk'uko twabibonye y'abantu bagiye baterateranya, wagiye uguza amafaranga, wagiye uguza guhaye 50, guhaye 100, guhaye 100, guhaye 200, guhaye 300, uraterateranya ugura iyo mashini. Wumvaga uzabishyura bigakunda ko wagiye uguzaguza henshi? Nari mbyizeye kuko icyambere navuze ngereka ngende nkore, hari igihe bizakunda. Muri uko gukora kwanjye rero nagiye mbishyura gake gake, nk'abavandimwe bagiye nyihanganira, ariko nagiye mbishyura gake gake kugira ngo nanjye nasigarana igihombo, nsigarana udutise. Ni ukuvuga ngo hari amafaranga nafataga nkajya nkaguramo udutise, nkaza nkakora andi nkayabahereza gake gake. Hanyuma rero reka turebe noneho twinjire mu ruganda rwawe nyirizina. Niba hamaze kujyamo imashini 3 z'uruganda, nyine ubwo byabaye uruganda. Ubwo nuko bimeze, ariko ni uruganda wenda munatavuga ko ruri ku rwego rwo hejuru, ariko imashini 3 nizo ngizo nabonye. Ufite ahantu waziteretse, urakora, ufite ahantu uzugashyira imyenda. Iyi myenda ubundi abantu hari n'igihe banayireba bakaba banayitinyanga irahenze. Ntabwo iyi myenda ihenze. Icyambere ahubwo wowe muntu wumva ino myenda nyegera uzumva nzengira gurangaye, ngenda ukaturira ku buryo bwose bushoboka, nawe utunge made in Rwanda. Nahereye ku bantu bamaga komande, umuntu yama komande amafaranga wenda kwa kundi ayo bita mendevre, nkagenda nkagura motise, nkaza nkayidoda nkayimanika. Niho nagiye nzamuka, umukiriya yaza akabona umwenda akawugura, nangize nkahitanyira imbere gutyo. Niba byumva neza, bivuze ngo wowe watangiriye hahandi utegereza umukiriya komande. Ntabwo watangiye ari ikintu ushaka kugira ngo uzakore nk'uko dusanze wayimanitse abantu bakaza bakagura. Watangiye wakira komande gusa? Natangiye nakira komande, ariko ubwo mwiyo komande amafaranga nakuragamo yanjye nahitaga nguramo amatise nkamanika, kuko akenshi nkurikije gahunda mfite y'uruganda, mu nganda ntabwo abantu batanga yo komande. Uruganda ahubwo rwo rusohora produit abantu bakazakira ku masoko. Niyo mpamvu rero nagiye nanjye mfata amaproduit amwe namwe nyashyira ku isoko. Ndabona imyenda myinshi imanitse nk'ingi gura ngaho ubu ngubu. Kenshi iyo tugiye ku biciro, kubera ko tunegosiya biba bigoranye kwemeza igiciro. Ubwo nk'umuntu yageze kuri teri, akenshi ntago njya nanga amafaranga mayi, pfa kumva ntari guhomba, kuko n'ubundi ngiye ikintu nshaka ni system y'uruganda, kandi mu ruganda havayo imyenda ya make, ku buryo ngiye nazo mbahera imyenda makeya abantu bakambara made in Rwanda. Uvuga ngo wowe icyo ukora ni ukugabanya nayo namwe mu mayeri yo gushakisha amafaranga no gukora akazi kugira ngo akazi kagende, ndetse no kureshya wa mukiriya ushaka kugura kugira ngo nyine umugabanyirize. Byanze bikunze abantu baba bashaka, niba hari igiciro kirahari, byanze bikunze bashaka kumugabanyiriza. Nicyo ngicyo uri gukora kuri ubwo buryo bwo kugabanyiriza abantu. Yego niko bimeze rwose. Amafaranga yose wumva ufite, nawe wareba umwenda agaciro kawo ku buryo utari bugupfobye. Amafaranga uba ufite bundi ngenda yakira. Turi kureba ukuntu byagiye bikura. Uravuga uti amafaranga yose yinjiye hano iwanjye, uti njyewe na hanze aka kazi nshaka gukorera amafaranga. Reka rero turebe ukuntu byagiye biguha amafaranga n'ubundi kugeza naho bikuze. Ukuntu byagiye bima amafaranga ni handi n'undi twahereye ho kuvuga ngo umukiriya yaje amakomande, amaze ko makomande nanjye nkuramo amafaranga yo kugura gatise,
namara kukwegura ati se nkadoda nkamanika, umukiriya nawe akagenda akaza undi wo ku ruhande akaba yahanyura akabona umwenda umanitse akavuga ko uyu mwenda ari mwiza, amubwira ati nagukorera cyangwa ukawugura nta kibazo. Nuko rero nagiye nzamuka gake gake. Ubu noneho ugeze ahantu mbona wayimanitse myinshi, watanze akazi, mu by'ukuri nabonye ufite hariya abakozi bagukorera. Aba bandi rero ukuntu byaje, ntabwo wakora uruganda uri umwe, biba bisaba abandi bagufasha, abandi bagenda bakunganira. Nagiye nzana abandi bantu bashyashya kugira ngo bamfashe mu guha serivisi abakiriya vuba tutatinze. Hanyuma iyi myenda ko mbona ari myinshi, ubu ngubu ni hari igihe ushobora gutegereza abakiriya ukababura? Niko amasoko amera, hari igihe utegereza umukiriya naze, kuko akenshi n'undi mukiriya ntabwo mwavuganye, urategereza ukajya kubona ukabona bwije nta cyatanu cyuye, ukavuga ati wenda ejo bizahinduka, wajya amahirwe bigahinduka umukiriya akaza. Ngewe nahanze bino bintu nshaka mundi kuranguza. Ikintu cy'ingenzi cyane ni ukuranguza. Abantu bari hirya no hino bafite amaduka baza bakarangura amashati ya Made in Rwanda, abantu barayakunda, tukayageza hafi hashoboka. Ni ukuvuga ngo nk'ubu nimba ndi hano i Remera, umuntu uri nk'Ikagugu akeneye kwambara umwenda wa Made in Rwanda, ashobora kunyura ku iduka ryawe akavuga ati uyu mwenda urahari, agahita awubone. Bikaba byiza kwegereza abakiriya imyenda ku buryo bazaza bayibona biboroheye. Nabyo nibyo bintu ubundi ntumbereye cyane, ndi gushakisha abantu bazaza bandangura, amasupermarket, amafite amashopu, abantu bambara ku giti cyabo bisanzwe, amakampani, gutyo bose tugakorana nta kibazo. Ashobora no kuba adafite akazi aka kanya, ashobora kuba adafite n'iyo supermarket cyangwa se iyo shop nyine ashobora kugurishirizamo. Ubundi tujya tuvuga ngo akazi mwebwe mwakoze bigakunda, nawe ubwo ashobora uheraho akabona akazi, cyangwa umwana ugutekereza kure. Uko watekereje uti nanjye ndashaka gukora uruganda, kuki uyu nguyu watatekereza ati ibi bintu nanjye nje nkabirangura, sinajya kubicururiza ahandi, nabo gashinga shop ya Made in Rwanda aho ngaho muri quartier wenda n'ibidahari? Byakunda cyane, kuko urumva ndaranguza, biba bisaba wowe uze ufate ku giciro gitoya kugira nawe ugire ikintu ukuramo, ukaza nkakubwira ati wenda tuvuge nk'urugendo nimba umwenda uhagaze 5,000, ndaguhera 3,000 kugira ngo nawe uze kubonamo ibyo bibiri ku isoko, nkakuranguza nkaguhera ku giciro gitoya cyane. Dufite n'ingero nyinshi zitandukanye, ko dufite abantu dukorana batangiye kujya barangura, bo akagenda agashyira ku iduka ryiwe, ku buryo igihe cyacyo cyose we aza akambwira ati nshaka wenda imyenda nk'icumi, nkamukorera imyenda 10, cyangwa nshaka 20, nkamukorera imyenda 20, akagenda agacuruza ku isoko. Nk'ukuntu umuntu agenda muri magaze akarangura imyenda nk'icumi, niko nahanga ushobora kuza ugatanga komande y'ibyifuzo ufite, kubera urumva nawe utuba designer ukasaba ati ku isoko ryanjye wenda abantu bari hari bameze gutya na gutya, ndashaka imyenda imeze gutya na gutya. Ngewe cyo nkora ni ukugukorera imyenda nk'uko wayinsabye, nkayigura n'igihe twavuganiye. Ruvuga ngo ubu byaratangiye, hari abatangiye kuza kurangura nk'uko bivuga. Ubu ngubu mfite abaranguzi bagera muri 4. Ubu ngubu abaranguzi 4 buri munsi baraza, akamba yambwira ati tubikore gutya, cyangwa akaza mu cyumweru bitewe n'uko isoko ryiwe rihagaze. Ubu ku munsi udoda amashati angahe, udoda amakoti angahe? Ndabona harimo n'amakanzu y'abagore, amakote y'abagore yanga ya Made in Rwanda, kuvuga ngo byabaye uruganda. Ntushobora usanga bashobora kuza bakabura iyo barangura? Oya, ntago babura iyo barangura, kuko urumva icyo gihe ahubwo bizatuma hari n'abandi bantu babona akazi. Nimba ari wa mutayeri utari ufite akazi, ngewe nzamamagara mubwire nti ngwino dukora akazi, noneho nanjye kugira ngo mbone produit nyinshi bizansaba gushaka abandi bantu benshi bazabona akazi, mu kuza kurangura kwawe kugahisha undi muntu akazi. Ubwo urumva rero aba ari ibintu byiza, kuko iyo ubashije guha umuntu akazi, burya hari ibintu byinshi buhinduye mu buzima bwiwe. Ubu ngubu turimo turasoramo imyenda igera muri 25, yaba mike ikajya muri 18, 20 gutyo, ariko mu gihe kiri imbere twifuza ko twaba dusora nk'imyenda 50 ku munsi kugira ngo produit nyinshi ziboneke ku isoko. Cyambere no kwiteza imbere ngewe ubwanjye nkigira, kuko buryo utigeze urapfa. Umuntu wese, nta muntu wakubwira ngo mu muryango wanyu harimo umuntu ukize, cyangwa wenda ngo umuntu yagufasha ngo agufashe igihe. Bigusaba nawe kwigira ubwawe, ukigeragereza wowe ku giti cyawe. Reka rero turebe hano business igeze. Ubu ngubu bigeze hehe? Business ihagaze neza, kuko urumva nimba umuntu ashobora gusohora imyenda igera muri 15 cyangwa 20 ku munsi, ntago business biri kugenda nabi. Mashini zo mu nganda ziba zihagazeho, kugira ngo uyigure bigusaba kuyitegurira igihe kinini, ziri mu giciro kitari gitoya rwose. Niyo mpamvu mugana uyu mushinga ushobora kuba waratumye wiyuhiye icyuya ushakisha nyine ukuntu wazigeraho. Ni ukuvuga ngo nta kuryama, nta gusinzira, bigusaba gusinzira umwanya muto ishoboka, kugira ngo uze mu kazi ugire icyo ubona. Ahantu henshi bavuga ko byanze, ariko
tubona bigenda gake gake nta kibazo. ariko abantu bavuga ko byanze urasa uko badashaka kugira ngo bajye mu bintu banabitekereza utekereza cyane nk'uko nawe wavuze uti ngewe ndangije kwiga guteka nagiye muri akazi ibyo natekerezaga byo kujya gukorera muri hoteli biranze ugahita uvuga uti aho kugira ngo njye gushinga resitora yanjye ahubwo ugatekereza n'undi mwuga ushobora kuguteza imbere hari uyu wo kudoda ujya kuwiga ubu n'uyu wo guteka urawuzi biramutse byanze hano nabyo wagenda ugashinga resitora hariya ugateka urumva ni imyuga ibiri yombi uzi mu mutwe wawe ndatekereza umuntu uvuga ngo byanze mu by'ukuri mwebwe mwagiye mubikora bigakunda si uko wenda badashaka gufungura umutwe ngo atekereze ajye no muri imyuga abantu bavuga ko wenda iciriritse ariko iyi ngiyi iciriritse twabonye ko ahubwo irimo n'amafaranga menshi. Ikintu cya mbere nabwira ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora bagatekereza ejo hazaza bagatekereza cyane kuko birasaba gutekereza kure ntabwo hazaza wirirwa uvuga ngo nabuze akazi nagize gute twigisha no kudoda rwose uraza tukaguha amezi 3 iyo tubonye ubizi neza tuba twaguha n'akazi tubigisha n'ubundi mu mashini tukoresha kuko akenshi umuntu umwigishije ku mashini atazabasha gukoresha umuhemukiye kugira ngo umuramutse umuhaye n'akazi muzakomereze kuri izo ngizo mukoreraho n'ubundi nkurikije ahantu mfite aho bakigira n'abanyeshuri 20 nabakira mfite ahantu rwose bakigira hahagije ku buryo niyo baba 20 niyo baba 25 nta kibazo rwose akenshi wowe bigusaba gufungura mu mutwe kugira ngo ibyo ndaza nkubwira ujye ubifata byose ko byakabaye nta gihe kintu kimwe bigucikamo. Ikibazo nawe ashobora kuvuga ati ninjya kubyiga igishoro ndagikura hehe gutangira mbese ko no kwiyuha icyuya biroroshye kuko urumva namaze kubwira ko nshobora kuguheza akazi ushobora kuguha akazi ukajya ugenda wisevinga ukazajya kubona igishoro. Hari ukuntu akenshi ibintu byose bigira urugero rwabyo nanjye naje kugira ngo ngerageze kuba urugero mu budozi. Ibi bintu n'ubu uzabigeraho kuba umudozi wa wundi w'intangarugero niba ari uko mbyumva urugero fashion ni company washinze iyo kudoda imyenda ya made in Rwanda ariko nanone umuntu agatekereza ko urugero rw'abandi badozi bishobora kuba bikomeye kubera isura abadozi bambaye ntago byoroshye hari igihe umuntu bimubwira kase kakigaragura akavuga ati oya ntago bishoboka namubwira ni wowe reka tugerageze turebe akahita avuga ati ibyo batari ndabizi wejo nzaza unyihishe iki ariko ngira amahirwe ko bitaratangira kumbaho umukiriya araza agasanga umwenda uramanitse aho ngaho akigera akareba nimba icyo twakosoramo nimba asanga bimeze neza rwose nkagerageza kuba urugero kuko urumva kwitwa urugero ukaba ari wowe uba umuntu utatanga urugero ntabwo byaba ari sawa ngerageza kuba intangarugero rwose. Urumva ushaka kubaka gute akazi kawe ku buryo nyine ukaberamo urugero ugakoreramo n'amafaranga menshi? Akazi kanjye cya mbere nshaka kubaka ni icyizere hagati yanjye n'abakiriya ku buryo igihe cyose abazi ngo yamusambwiye ati nkorera umwenda asanga nawe ukoze nimwicire gahunda nicyo kintu cya mbere ngenderaho ku buryo umuntu tutazagira ikintu kimwe dukubiraniraho ku gihe twavuganye. Amafaranga bima nayo kugenda mbiteza imbere ubu ngubu sindamenya wenda nkorera ngahe yo kwisevinga ko sindatangiye kwisevinga ndacyashora ubwo urumva nge amafaranga agera mu bikoresho yego ni ukuvuga ngo mashini imwe 2 3 4 5 uko zigenda zitera imbere niko ngenda menya igiciro ngezeho wikurikije uko natangiye. N'ubundi nuko business zikora cyane cyane nk'iyo ngiye ushaka gukuza ukageza nko ku ruganda mashini 3 yari byose ziri mu miliyoni mu miliyoni utayavuge miliyoni menshi cyane ariko niwe wayakoreye. Yego ni yayakoreye rwose ni mu miliyoni menshi. Imashini zifite imashini zigera muri 4 zifite stock y'amatise urumva ko biragenda bitera imbere gake gake. Uri umwe mu bakobwa bihangiye umurimo niko twabivuga kandi mu by'ukuri yuza kuvuga uti ibi bintu byo kudoda reka mbyihorere nkuba ugeze ahangaha mba nyicaye nanjye ubwo ngubwo nishakisha akazi nubwo bavuga ko kabuze hari n'abantu mfitiye akazi ahubwo nabo bazambwire baje bakazi ariko ubundi akazi karabuze ubundi mu by'ukuri ikintu cyo kuvuga ngo akazi karabuze ngo ubushomeri ngo ngende umushomeri kandi mwebwe tubageraho mukatubwira ukuntu mwagiye mutangira ukamutanga ubuhamya rwose kumva n'umuntu watangiye bigoranye nk'uko nawe watangiye hari amafaranga uhatse inshuti n'abavandimwe wegeranyije ariko ukayikora bigakunda. Hari igihe urubyiruko rwinshi rufite gahunda yo kuvuga ngo ruzakora muri biro niho bipfira iyo wumva ko uzakora muri biro akenshi biba bigoye
kugira ngo uze gukorera uturimo tw'amaboko. kandi imirimo y'amaboko ni irimo amafaranga ngereragije ukuntu mwebwe mugenda mubikora. Ndatekereza ko buri munsi wowe uba ufite amahirwe yo kuba wakora ku mafaranga. Nawe iyo bwije none yakozeho ahubwo nibaza icyabaye ngumva ndumiwe. Ubu buri munsi uba ufite amahirwe yo gufata inote mu ntoki, reka tubyite gutyo. Inote ubwo ntabwo tuzi ayo ariyo, ariko nanone hari aho ugera ukavuga uti uyu munsi byanze bikunze mva kuba nakinduye hano, mva kuba naje mu kazi. Ubwo mu kazi k'amaboko nyine upfa kuba wagiye ku mashini hariya ugafata imyenda ukayikata ukayishyira hano ukayidoda. Ubuzi bukore ku mafaranga byanze bikunze cyane rwose. Ibyo byo mba mbyizeye kuko akenshi iyo namaze gufungura amafaranga mba ndi kuyabara. Hari igihe ndataza kuko buri munsi ntago umuntu apfa kuyabona, ariko akenshi araza abe make ariko azi. Iki rero nicyo abantu benshi batekereza, kubaka ibi bintu bizana amafaranga ya buri munsi. Nawe byamubera, nawe yabishobora nkuko nawe wabitekereje. Ashobora kuba ari umukobwa urangije kwiga, niyo yabarangije segonderi cyangwa se na kaminuza. Ashobora kuba ari umukobwa utaragize amahirwe yo kwiga uyu mwuga wo kudoda. Benshi bajya batekereza ko utazana amafaranga, ariko icyo maze kugaragara nuko umudoda kandi mukabona amafaranga. Akazi hari umuntu ugasuzugura aho ngo baba bakoze ibintu bitari byo, kuko akazi uko kaba kasa kose kashobora kugeza imbere ugakora ibitandukanye by'abantu batekerezaga. Hanyuma rero hari abantu baduteza amatwi, byanze bikunze nkuko nari mbikubwiye, hari n'ushobora kuba afite icyo gukora uyu munsi ariko akavuga ati ubundi menye no kudoda byaba byiza, nashinga nanjye business yanjye, najya nanjye kubikorera ahandi. Hari umuntu utarabona icyo gukora uyu munsi nkuko nawe washakisha uvuga uti ndashaka akazi ko gukorera abandi, ariko ukaza gufunguka ukavuga uti ngomba kwihangira ibyanjye. Hari umuntu muri aka kanya wumva ashaka no kwiga imashini nkuko wabivugaga uti ndanabigisha. Hari n'ibyo twabonye byo kurangura, ukaza akaba yarangura imyenda nawe akajya kwishingira ibye, nawe agakora akakorera inyungu. Abenshi bajya batubwira bati abo bantu muganiriye badufasha, batugira inama, cyane ko we watinyutse ukavuga uti ngomba gushaka ikintu kizajya kima amafaranga ya buri munsi. Uravuze uti njyewe iyo nkinguye byanze bikunze mbanzi ko ubwo amafaranga byarangiye nayabonye. Ushobora kubona make cyangwa se ukabona menshi, ariko byanze bikunze uzi kuribona amafaranga. Abenshi rero bifuza ko nyine mu baha nimero za telefone, reka no muri tugusabe uzibahe, byababera nabo kuba bagira ako kantu ko kuvuga ngo ufite ahantu uri bukure 1,000, uri bukure 2, uri bukure 5, uri bukure 10 buri munsi uko wakinguye. Kubaka ibi bintu mu kiganiro Kazi ni Kazi ni ugufashanya. Avuze tuti niba hari umuntu wabikoze bigakunda, tuzaye tumusura nyuma akubwire uburyo nawe ushobora kubikora cyangwa se ushobora gukora kugira ngo ugere kure. Bari nimero za telefone nta kibazo. Nimero ya telefone ni 078 55 31 71 9. 078 55 31 71 9 cyangwa 078 3 58 11 58. 078 3 58 11 58. Ubu urashaka kubigira uruganda byanze bikura? Yego rwose ni uruganda, n'ubundi ubu ngubu ahubwo dushaka ko uruganda runini, nubwo tutatinze cyane ku mamiliyoni arimo, ariko ikigaragara nuko watangiye ngo twabibonye uguza abandi, ariko ikigaragara nuko niba umaze kugera ku mashini 3 ukaba ufite imyenda imanitse hano yose, ukaba ufite depo y'amatisi, ukaba wakira abanyeshuri ukabigisha. Ikigaragara nuko ubu ngubu akazi wowe warakabonye. Akazi ndagafite pe, gahoraho kandi akazi ejo gahora kagaruka buri gihe. Ariko nta bakaguhaye, nako wihangiye, nako witekereje, ni umushinga wawe watekereje. Kimwe n'undi nuko n'undi yashobora kugenda kare akawutekereza akawukora bikarangira ageze ku mafaranga. Byakunda cyane rwose. Icy'ingenzi ni batinyuke batangire. Oya, ni batinyuke, barashoboye kuko nabo rega buriya abakobwa nabo baratekereza. Birasaba ahubwo kubyuka ukareka
ibintu by'ubunebwe ukareka kwibaza ngo amavuta ninde wayangurira ibiki, wowe ukavyuka ukagerageza akazi ako ariko kose, hari igihe byazagera ku nzozi ushaka. ndabona mu ijosi ryawe uba wambaye imetero. Iki ni igikoresho cy'umudosi. Iki ni igikoresho, iyi ni isuka, ntabwo no mu isakoshi njya nyibagirwa. Uyu muraje hano nyine uramupima, hanyuma warangiza ukavuga uti umwenda ejo uzaze kuwutwara, cyangwa se ugapfa gukora imyenda sayizi zose, ukavuga uti hari undi uzaza yawambara akabona umukwiriye tayari akama ku mafaranga akawujyana. Niko bimeze rwose, ibyo bintu uvuze nibyo. Ndagufata mezire, urasanga imyenda imanitse ku isoko ugahitamo, kuko akenshi hari n'igihe umuntu aba ashaka kwiga guta wambara, ukavuga ati mwenda ndawushaka kwambara nimugoroba cyangwa ejo. Aha, reka rero tugushimire, ndabona abakiriya ari benshi, reka tugure kubakire, abona bari kugerageza nyine gushaka uburyo bagura, twashaka kugira ngo twumve uburyo wihangiye umurimo, n'undi wese bimubere urugero rw'umukobwa wihangiye umurimo. Ariko nanone reka tukureke twe gutwara iminota myinshi, hanyuma ugurishe ushaka amafaranga nyine uko watsinguye uyu munsi, ubwo nta mafaranga ari kuza nyine. Murakoze cyane, ndabashimiye. Reka tumushimire cyane. Tumusanze hano ku cyapa cyo Rwahama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Ni umukobwa watinyutse kwihangira umurimo. Mu by'ukuri akubwiye ko yagiye kwiga guteka, afite mu mutwe we kazakora muri hoteli, akabona akazi muri hoteli nziza, ariko izo nzozi nyine ntabwo zakunze. Yararangije kwiga guteka abura akazi. Maze kubura akazi rero nta kindi yahisemo, yaravuze ati reka njye kwiga kudoda. Hanyuma rero aragenda ashaka amafaranga makeya, yiga kudoda, ariko nanone gutangira kudoda avuye kubyiga ni ikindi. Tubwiye ati rero nta gishoro nari mfite, nahise nshaka amafaranga nguza abantu batandukanye, hanyuma shinga business yo kudoda, doda made in Rwanda. Avuga ati natangiriye ku mashini imwe, kuri ayo mafaranga nyine nari ngujije, ariko ubu ngubu imashini imwe yarungutse, yamaze kugira imashini 3. Hanyuma rero aravuga ati nshaka kubigira uruganda, kandi kuko byabaye uruganda, aradoda akadodera umuhaye komande, cyangwa se akadoda akabimanika ngaha akorera, abandi bakaza bakarangura bakajya gucuruza. Aba rero tuganira muzajye mubagisha inama, hanyuma bakubwira ukuntu bagiye batangira ndetse naho bageze. Ikindi nuko yakubwiye ati ubu ngubu njyewe icyo nshaka nuko nshaka ko abiba uruganda, nkakora nkagera kure, nkagira amafaranga menshi, kandi kuko bimaze kubyara amafaranga menshi. Niba yatangiye ku mafaranga yatsa abantu bikarangira bakuguza imashini imwe, ubu ngubu akaba afite 3, twavuze ko iri mu mamiliyoni rwose. Nibyo afite imyenda myinshi amaze kudoda, kizategereje nyine babandi ko bamara iyo baranguye bakaza kurangura. Hanyuma ubu ngubu rero ati akazi narakabonye, gukora birashoboka, nawe wabigeraho, nawe ugatera imbere nkuko yateye imbere. Ati iyo nza gukomeza gushyira amaboko mu mufuka ntawe nari kugera, ariko ubu ngubu ageze kure kubera gutekereza kudoda made in Rwanda, hanyuma akabikorera mu mafaranga. Kiro cyane kiganiro kazi ni kazi. Iyi ni Radio Rwanda ukomeje gutega amatwi, yo ndi P7 hano i Remera muri aka karere ka Gasabo. Asigaye abakomeje gutega amatwi Radio Rwanda, mwese reka